Turabaramukije abakunzi b'Impinduka TV. Uyu munsi hari ijambo Imana yashyize ku mitima yacu kugira ngo tubashe kuriganira namwe. Nkuko bisanzwe ni Pasiteri Nzabinesha Hegman. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ijambo dusanga mu gitabo cya Yohana ubutumwa ibice 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo rw'Imana nicyo kintu numvishe ko uyu munsi wa none dukwiriye kuganira tukakivugaho nk'abavandimwe tukabasha gusobanukirwa urukundo rw'Imana ni iki. Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana umwe w'ikinege kugira ngo abari mu isi bacungurwe nawe, kugira ngo bakizwe, kugira ngo be kurimbuka, kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Uru rukundo rwafashe Imana ni ikintu kimeze gute? Yafashwe n'iki? Abantu benshi bashobora kwibaza bakibwira ko wenda ari ikintu cyafashe Imana mu gihe runaka kigahita cyangwa se gishobora kuba gifite iherezo. Reka dusome muri Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo bakundwa dukundane nk'uko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Hano bazanye ikindi gitekerezo, yabyawe n'Imana cyangwa se igitekerezo cyunganira kiriya, kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Uyu mwanditsi noneho arimo arabigaragaza neza, Imana ni urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Ku 10 muri iki nimo urukundo ruri, suko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Urukundo ruri muri iki, uyu mwanditsi arabisobanura neza, nuko ntabwo ari twebwe twabanje gukunda Imana. Ibi rero birasa naho bigiye kuvuguruza ibiri mu mategeko ya Mose, aho dusanga amategeko avuga ko ugomba gukundisha Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ukayikunda ku manywa na nijoro. Ariko uyu mwanditsi noneho avuze ko ari urukundo rugaragarira muko Imana ariyo yakunze. Ntabwo rero ari abantu bakunze Imana mbere, ahubwo ni Imana yakunze abantu mbere. No kuvuga ngo ubundi Imana yadukunze tutayibisabye, kuko nta n'ubushobozi twari dufite bwo kwisaba ngo idukunde, nta bushobozi twari dufite bwo kwisaba ngo iducungure, nta bushobozi twari dufite bwo kwisaba ngo itange Kristo. Ubwo bushobozi ntabwo ari buhari, ahubwo Imana ubwayo kubera ko natire yayo ari urukundo yaradukunze, bituma itanga Kristo, itanga Yesu ku bwacu kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Kubw'izo mpamvu rero yaduhaye ubushobozi bwo gukunda bene data, yaduhaye ubushobozi bwo gukundana, yaduhaye ubushobozi bwo kuyikunda. Ntabwo twakunda Imana tutareba ngo twanga abantu tureba niturangiye tuvuga ngo dukunda Imana, ahubwo biba automatique iyo twakiriye urukundo rw'Imana, cyangwa se twakiriye Imana mu buzima bwacu. Iyo twakiriye Kristo Yesu mu buzima bwacu, urukundo ruraflowinga, ni iki bita biba part of us, biba ubuzima bwacu gukunda abandi. Ntabwo ari byo twishakamo, nta nubwo ari byo dushaka hanze, nta nubwo ari imirimo dukora, ahubwo ni natire duhindukayo. Yego rero bene data, reka dusome hano mu gitabo cy'Abaroma wumve noneho ukuntu umwanditsi w'Abaroma abisobanura. Ibice 5 umurongo wa 6 aravuga ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha.
icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Demonstration y'urukundo rw'Imana, kugaragaza urukundo rw'Imana, yabigaragarije gutanga Kristo kugira ngo apfe, kugira ngo abambwe. Demonstration y'urukundo rw'abantu, dutanga indabyo, tukavuga amagambo meza, tugasura abantu, tukabasekera. Iyo niyo demonstration y'urukundo rw'abantu. Ariko demonstration y'urukundo rw'Imana, cyangwa se kugaragaza urukundo rw'Imana uburyo Imana yarugaragaje, ikimenyetso cyagaragaje urukundo rw'Imana ni umusaraba. Ni ukuvuga ngo umusaraba nicyo kimenyetso kigaragaza urukundo, ntabwo ari umutima. Ni umusaraba, urupfu, kubambwa, nicyo kimenyetso Imana yatanze igaragaza urukundo ikunda abantu. Reka rero dukomeze mu gitabo cy'Abakorinto, igitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 13. Haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo, ntacyo mba ndicyo. Ibi bintu birakomeye cyane. Hano muri iyi si ya none, iyo twumvishe ngo umuhanuzi, twumva ari umuntu ukomeye, ijambo iryo ari ryo ryose avuze abantu bakaryumva kandi bakarikurikiza. Niyo wahishurirwa ibihishwe byose, ariko nta rukundo, byose ni ubusa. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Ibi bintu birakomeye cyane. Ibaze kuvuga ngo utanga ubutunzi bwawe. Turabizi twese hano muri nosi tumaranira gushaka ubutunzi, gushaka ubutunzi, gushaka ubutunzi. Noneho bufite akabutanga, dore ko n'abadatanga atari benshi. Agatanga ibyo tunze byose, atari gutanga bike mu byo ufite, gutanga ibyo utunze byose ukabitanga, ukabiha abakene ngo ubagaburire, ubamara ubukene bwabo. Noneho si ibyo gusa, ahubwo nawe ugatanga umubiri wawe bakawutwika, ariko nta rukundo, ntacyo bimaze. Ibi bishatse kugaragaza iki mu by'ukuri? Ibi birimo biratugaragariza ko hari igihe tuvuga ngo umuntu runaka afite urukundo, cyangwa abantu runaka bafite urukundo, cyangwa idini runaka rifite urukundo, tugendeye kuko tubona ibikorwa bakora. Bafasha abakene, bagaburira abantu, bita ku mfubyi n'abapfakazi, batanga ibyabo. Ariko Bibiliya irimo iravuga ko ibyo ngibyo ushobora kubikora udafite urukundo. Ahubwo noneho ikarenza ikavuga ko wanatanga n'umubiri wawe ugatwikwa, ariko nta rukundo ufite. Uru rukundo Bibiliya irimo iravuga hano ni urukundo ruteye rute? Urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Uru rukundo rurimo ruvugwa hano ni urukundo bwoko ki? Uru ni urukundo rw'Imana, ntabwo ari urukundo rw'abantu. Urukundo rwihanganira ibintu byose. Abantu uyu munsi umukorera ikosa akakwihanganira, ejo ukongera akakwihanganira, ejo bundi ukongera kwihanganira, wagira gatatu, wagira kana, ahubwo no wakabije, nawe wamenyereye cyane byarenze,
uwo munsi rero ubushuti bwanyu kwihangana ukaba kurashize. Ariko uru rukundo turimo dusoma hano cyangwa se turimo tuvuga rwihanganira byose, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Uru rukundo ni uruhe? Ibi nta handi hantu twabibona usibye gusa muri Kristo Yesu. Kristo Yesu ni rwo rukundo, niyo demonstration y'urukundo rw'Imana, kuko niwe wihanganiye byose, niwe utabaraho abantu ibibi bakora. Ntabwo yihimbaza, ahubwo ahimbaza Data. Ntabwo atekereza ikibi ku bantu, ntabwo yishimira gukiranirwa kw'abantu, ahubwo yishimira ukuri, kuko niwe kuri. Urukundo rero ntabwo ruzashira. Ikintu rero kitazashira, uyu ni Kristo urimo uravugwa bene data, uyu ni Kristo urimo uravugwa. Ibintu byose bizashira, kuvuga ku ndimi bizashira, guhanura bizashira, ibintu byose bizashira, kubwiriza bizashira, ariko urukundo ntabwo ruzashira. Ku 8 urukundo ntabwo ruzashira. Abakorinto ba mbere bice 13:8, urukundo ntabwo ruzashira, kandi urukundo ni ikintu gishyitse. Urukundo rero ntabwo twabasha kuruvuga ngo tururangize uko ruri. Umuririmbyi ni wabiririmbye arabivuga ngo inyanja zose zo mu isi ziramutse zihindutse wino, ijuru rigahinduka impapuro, ibyatsi bigahinduka uducumu tw'abanditsi, abisi twese tukafata utwo ducumu tw'abanditsi tukandika urukundo rw'Imana. Wino ariyo nyanja, kandi nyanja ni ikavarinze space nini kuri uyu mubumbe wacu, yakama yashira tutararangiza urukundo rw'Imana. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko urukundo rw'Imana ni Imana ubwayo. Urukundo rw'Imana ntabwo rwavugwa mu magambo y'abantu cyangwa rwandikwe mu bitabo ruzakwirwemo, ni Imana ubwayo, kuko Imana ntigira itangiriro, nta nubwo igira iherezo. Undi muririmbyi arabiririmba arabivuga ngo inyanja zose zigira ingabano, isanzure rigira iherezo, ariko urukundo rw'Imana ntabwo rugira iherezo, ntabwo twaruvuga ngo tururangize. Urukundo rw'Imana ni Imana ubwayo. Bene data rero, reka mbabwire amakuru meza ko urukundo rw'Imana rwagaragariye ku musaraba, kandi urwo rukundo rw'Imana rwaminjagiwe mu mitima yacu, ni ukuvuga ngo rwivanze n'ubuzima bwacu. Kuri ubu dufite urukundo rw'Imana mu buzima bwacu. Ni amakuru meza rero, ni amakuru y'ibyabaye ku musaraba, ni amakuru ashimishije rwose. Buri wese agomba kwishimira ko urukundo rw'Imana rwagaragajwe ku musaraba, kandi bitarangiriye aho ngaho, ahubwo rwaje rwivanga natwe, ruba muri twebwe, rudutuyemo. Tugomba kwishima rero, tukagaragaza urukundo rw'Imana. Imana yo mu ijuru baganze. Reka dusenge dushima Imana. Turagushima Mana yacu ku bwa Kristo Yesu, turagushima bw'urukundo rukomeye wagaragarije ku musaraba. Turagushima kuko igihe gikwiriye gisohoye, watanze Kristo kugira ngo aze abashe kugaragaza urukundo rukomeye.